Audio Jungle. Audio Jungle. Incamake y'inkuru yacu kuki njyewe. Mu by'ukuri ni kenshi duhura n'ingorane mu buzima tunyuramo, ugasanga bamwe batangiye kwinubira Imana ngo kuki yabaremye uko bameze, ngo kuki yaretse bakabaho mu buzima bugoye n'ibindi bitandukanye. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibikubaho ubu cyangwa se ubuzima uri kunyuramo ari bwo bugutegurira ubwo uzanyuramo ejo hazaza. Dutangiye ahantu mu muhanda, ni mu masaha ya mu gitondo, turabona umugabo ubona asa naho akuze ndetse ari kumwe n'umwana uri mu kigero cy'imyaka nka 12. Ubwo bari bazindukiye muri siporo, ubona ko akanyamuneza ari kose. Ubwo bakomeje kugenda bageze ahantu hari udutebe hatuje ukuntu, wa mwana yicara kuri izo ntebe batangira kuganira. Papa w'umwana ati none se Cyusa ko wicaye tudasoje? Cyusa: oya papa, ndananiwe, reka turuhuke. Ubwo papa Cyusa yicaye impande ya Cyusa kuri twa dutebe. Ubwo Cyusa ahita avuga: Cyusa, ariko papa, ko mbona uko wowe na mama muba mukina udukino nk'utw'abana, nkabona ari byiza, ubu nanjye nzabona umuntu nkunda nk'uko wowe na mama mukundana. Ubwo umusaza yumvise ibyo umwana amubajije, aramwenyura ahita avuga ati nuko sha, umaze kuba akagabo, nawe wakunze se? Cyusa asubiza papa we aseka cyane ati oya papa, nuko nibarizaga gusa. Papa Cyusa amwenyura ati oya mwana wa, ntukanyishishe ndiso, kandi ngomba kugukurikirana ubuzima bwawe bwa buri munsi. Rero ubwo tubonye aka kanya, reka tuganire mwana wanjye, kuko ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Iyi nkuru nyituye abantu bose baba baranyuze mu buzima bugoye ariko bakaba bishimira uko babaye. Ndetse kandi ndakurarikira kutazayicikwa, uzayikurikirana yose mpaka irangiye, kuko uzakuramo byinshi bizahindura ubuzima bwawe. Iyi nkuru izajya ibageraho unyuze kuri iyi channel ya Staro TV. Kora subscribe utazayicikwa, ukore like ndetse na comment, ubundi tubagezeho episode ya mbere.